nibwo rero yaje kumbwira akankunda banza no kubyanga ko nabonaga bitashoboka. Gate tubwira ibyo yaciyemo muri icyo gihe bagukatira. naramaze nk'icyumweru ngenyine mu nzu nkajya nsenga nkavuga ati Imana izame umugabo nkunda nka Gatete ariko utari we nyine. Narebye sitati mbona yapostinze umukobwa yashyizeho utuntu tw'utugambo nyine wagira ngo baranakunda itamwoherereza akayemoji nyine karakaye. narasohotse noneho umuyobozi aradufata atwiruka n'icyumweru. Save the date yasohotse batabizi babona ibibaguyeho ko n'undi ntibashakaga kubyumva. Twateguye ubukwe habe n'igiceri cy'ijana. Umunsi uko wageze na dekorasiyo tutarayishyura yarampamagaye ari kurira arambwira ngo dutoroke. Ariko ikintu nibaza ahangaha uretse iryo jambo ry'Imana mwagenderagaho mu by'ukuri mwebwe hagati yanyu mwumvaga nyine kubana bigomba kwihutishwa. Bumvaga ko twanasaze. Mwasaze. Ndashaka kumva iyo bond mwari mufitanye hagati yanyu muri icyo gihe muri izo ntambara n'urukundo rwanyu ko rwari rumeze. Twakoze ubukwe tudafite n'ahantu ho gutaha. Ntabwo bigeze babyumva rero nta nubwo bigeze banataha ubukwe. Oya sha. Uwakoze ubukwe nta mubyeyi wawe uhari. Kuku muraho mumeze neza ndizera ko mumeze neza aho muherereye hose ubuzima bukomeje kubafata bien. Nanjye meze neza ndashima Imana nta kibazo mfite. Mbahaye ikaze nanone mu biganiro byacu by'uyu munsi. Nkuko maze kubimenyera ngewe nitwa Sauda ninge tubana mu biganiro byacu bitandukanye. Nago ndi buvuga ibintu byinshi uyu munsi sindi no kugaragara ariko nagira ubuntu butangaje bwo gusurwa na couple nziza muri beza pe banze bibabwira. Murakoze. Nagize ubuntu bwo gusurwa na couple nziza nishimiye cyane. Abantu benshi bamaze no kubamenyera by the way barabazi hari abantu bagiye babona ahantu hatandukanye ariko hano n'ubwa mbere muhageze reka mbanze mbahe ikaze imbere ya byose ubundi mbasabe kwivuga mutwibwire. Yego murakoze cyane kutwakira. Amazina yanjye ni Gatete Isabelle Gilbert. Ni umufasha wanjye yitwa Uwera Daisy Marla Sabrina. Ayo mazina akasaba ko wareze mu bigo byiza. Bisaba kuba warariye amagi menshi ukaba Marla. Ufite utuzina twiza. Marla cyakoze nanjye ibyo ntabwo nkunda kubivuga. Abantu bakunda abantu bazi Igifaransa. Bazi Igifaransa ni ukuri. Marla none se muri couple muri umugore n'umugabo. Turi n'ababyeyi. Oh wow. Mufite umwana. Marla yagiriwe ubuntu ibaze kuba warabyaye ukabukingana gutyo tuzaza uduha ibanga. Nshaka kubyibuha sindi mpamvu nabyo. Ushaka kubyibuha? Uzabyibuha ariko uzabyibuha bizaza Gatete azagufata neza. Byiza ngo kubyara ngo kuguma ungana gutyo. Oya biratangaje ibaze kuba warabyaye ukaba ugifite agataye kangana gutyo mu gihe abenshi umva barabikorera bakapfa bakazuka bakayiha umuntu yabyibuha ariko ntabyibuhe cyane ariko uzabyibuha bizaza Gatete azaguha kiyabiza. Nzamwitaho. Ayenda kunyicisha. Ngenda ndashaka ko uyu munsi tuganira narababonye ku zindi chaîne twanaganire mbere yuko dukora ni couple nishimiye cyane mu by'ukuri umva mwanshimishe pe. None se niba atari ibanga mwanze mumbwe mufite imyaka ingahe cyangwa ntago byemewe kubivuga? Oya nta kibazo. Mumbwire imyaka mufite. Mfite 26. Madame afite 24. Wow. Ni ibintu bitangaje kubona abantu bakiri batoya mudesida kubana mwese muri batoya. Akenshi usanga niba umukobwa ari muto umugabo ni gisaza cyangwa murusha imyaka myinshi niko dukunda kwibona ariko kubona couple y'abantu bakiri batoya mwese imyaka 2 mu rutanwa ntago ari imyaka myinshi vraiment. Reka mbere yuko tuvuga uko mwadesize kubana ndagira ngo mubanze mumpe gatoya kuri love story yanyu mbese mwahuye gute mwahuriye hehe ni ryari ni ndote ntambwe ya mbere kugira undi kamukunda? Ni Gatete of course. Wapi n'ababeshye n'abayobye. Mbo bwa mbere mbona madamu namubonye ku itariki 8 z'ukwezi kwa 9 2019. Wow. N'amatariki urayibuka? Cyane ntabwo nayibagiwe. Nari muboneye mu kigo cya MTC i Muhanga kuko niho nize ndasoreza
secondaire twari twasubiyeyo rero gusura abanyeshuri tuba twahasize baba batwize inyuma nibwo nawe twahuriyeyo yaje gusura murumuna we nawe yari yarashoje nawe yari yarasoje kuba twasoje 2018 2019 nibwo namubonye kuko we ntiyigeze ambona ntabwo yabyitayeho mubonye rero icyo gihe yari yaje kureba murumuna we nawe we ntabwo yahize kuri icyo kigo yari yaje gusura murumuna we wahigaga mubonye nibwo namubonye bwa mbere ukimubona rero nawe urabyumva umutima w'isitera wese umenya ko ari uwo nguwo wawe gatatu ndacyakuza ndabeshye gusa warateye cyane numva iyo ubonye umuntu ukamwishimira ugira umwete wo gutera intambwe ngo umuvugishe nanjye nateye intambwe nza gusaba nimero ze kuko murumuna we twari tuziranye nawe yari inshuti yanjye ariko si we nazatse ahubwo nazatse inshuti yabo bari baturanye iwabo ndamubwira ati unshakire nimero ze nuko nguko nabonye nimero ze ndamuvugisha nubwo natinzemo namubonye ari ku cyumweru kwa kabiri naramuvugishije ujya kumuvugisha rero urumva we ntiyari yakubonye wagiye kumwibwira gute kugira ngo mbona naramuhamagaye ndamubwira ku cyumweru twarahuye twahuriye aha n'aha kuko nawe yari azi ko yahaje ndamubwira ati kureba mu ifoto umuntu wambaye uku nguku ni njyewe aza kureba dutangira kuvugana uku nguku ntabwo yakugoye ntabwo yangoye ahubwo ni nacyo cyatumye mpaguma Sabrina mbwira mu by'ukuri nawe ukimubona wagize iyo coup de foudre byaragukuruye cyangwa namuboneye mu ifoto nyine uwo munsi sinigeze mubona pe yari ahari kuko hari ibindi bintu nyine narebaga sinigeze menya ko yanaje ahubwo we yambwiye ko yari ari mu ifoto kandi kumamagara sinigeze nanga kwita njye sinanga kwitaba telefone ndakwitaba nkumva icyo ushaka nkumva icyo mbwira iyo numvise uri kumbwira ubusa ndakwihorera ko nta muntu ndasubiza nabi kuri telefone cyangwa mwitabe bako ni nyine umukobwa uhita witaba ngo n'uyu nanjye wikuye he ngo ibiki n'ibiki cyo kwazinduka ngiye nditaba nkumva icyo uvuga nkumva icyo nshakira ubu se ngo kuke kandi ugiye kuma amafaranga cyangwa ugiye kuma akazi iyo nkupa kandi ari wowe wari kuzaba umugabo cyangwa kwitaba nkubwira nabi nyine ngewe nta nimero njya ndakumva nkumva uriwe nkumva icyo ushaka nanjye rero ni muri ubwo buryo namwitabye ntabwo nigeze nyine mubaza byinshi cyangwa umugore we yarambwiye ati nakubonye aha n'aho iki nagenda byumva ndamureba birarangira icyo gihe mwahise mutangira kuvugana mwese mukundana wese umubwira ikikugenza cyangwa urumva urubanza gucishamo ngo mubanze mube inshuti ariko kuva icyo gihe yahise angora ibyumweru 2 ajya mwandikira akanga kunsubiza kandi ngewe mwandikira buri munsi kubera icyo wanga kumusubiza numvaga sinari muzi ubwo yamamagaye ambwira ati ngo nakubonye ngaha n'aha ngo twaba inshuti yego numva kuba inshuti nta ribi ariko ku muntu ntazi ubonye bwa mbere wumvishe bwa mbere ntabwo nahise muha umwanya wanjye nyine ngo nyandikire musubize wapi naramwihoreye nyine nabonaga mbona ari nk'abandi bose kuko cyane ko numvishije n'inkuru ishamaje yarambwiye byibura nkarambwiye ati ngwino aha nawe ukora akazi cyangwa igiye gute nahise mva ari ibisanzwe ndamwira ko we nyine najya ndeba uburyo umujama atajya ariko akunyandikira aho gatisubuye koko nta nubwo ajya aruha akanyandikira ahantu hose WhatsApp message Facebook ahantu hose hashoboka nawe uzi social media zose message yagiye yandikira hamwe akaba ariyo anyandikira n'ahandi nyine bikanangora nkumva nambwira ati wagiye kakunyandikira hose ko hamwe mba nabibonye nawe nyine arakomeza akajya anyandikira mbonye akomeje kujya anyandikira nanjye ndamusubiza tukajya tuvugana akajya ambwira ati mubabarire njye muvugisha tuba inshuti akajya ambwira nyine utuntu twose twamubayeho nanjye tuba inshuti gusa nibwo rero yaje kumbwira akankunda banza no kubyanga ko nabonaga bitashoboka kuri telefone nabwo kuri telefone mutarabonana ubwo ni ukuvuga ngo we yari atarakubona na rimwe amaso ku maso nese wumvaga bifite icyizere kingana iki ku buryo wabwira umuntu utakuzi amaso ku maso ngo umubwire ngo ndagukunda wibaze ko nawe ashobora kwita gukunda icyizere nari mfite ngewe numvaga ko ibintu ngomba kubikora kare nkamenya ko ari uwanjye cyangwa atari uwanjye kuko ndibuka nubwo namubonye mu kwa 9 mu kwa 11 nibwo namuporopoje wamupropoje mariage cyangwa gukundana
kuko dukundana. gukundana yego. Arabyanga ambwira ko afite undi, ariko mu kwa 12 kubera ko yabonye ko nkomeje guhatiriza nabwo kuri telefone, nawe aza kunsubiza mu kwa 12 tutarabonana, twaje kubonana mu kwa 2 kundi mwaka. Icyatumaga mutonana n'iki? Ntabwo mwe mutuye mu gace kamwe? Mbonye nari ntuye i Muhanga niho mu rugo, we yaratuye inaha i Kigali, nanjye nabaga ndi i Butare. hari n'igihe yabaga ari i Butare. Icyatumaga tutabonana kenshi twari mu rugo twari tukirangiza, nta mafaranga, nta gatike. nta gatike. Wow. gusa nyine nabaga numva mfite amatsiko yo kumubona, nashaka kumureba nyine ukuntu ameze, ukuntu nabonaga numva ari umuntu utuje, nabonaga nyine hari ukuntu umuntu ubona ko afite urukundo kuri telefone, ukabona disi nyine urukundo rwaramusajije. Yego. Ngiye nkahita mvuga ati ese ubu duhuye byaba bimeze gute, nkagira amatsiko ko nyine nta mahirwe araboneka yo kugira ngo duhure. Muri icyo gihe cyose wenda yabaga ari navuga nko kuguca amazi, tubivuge gutyo, yanga kugusubiza, wewe uyumvaga gute gate? Urukundo rwe rwarazamutse mbese nta n'icyarugabanyweho ngo uvuge ngo uyu mukobwa oya, ahubwo naravuze ati reka nkomeze abone ko ndi seri. Wow, wari committed? Ntabwo yagombaga kugucika? Ntabwo yagombaga kuncika. Okay. Icyo nashakaga kumwereka ko ndi seri nk'uyu ntabwo wamucika. Abahungu ukatira rimwe hagati bivumbura, ntabwo baba bafite urukundo. Nta rukundo baba bafite, se byo? Ukunda ko umuntu ugukunda arahatiza niba wambwira ngo mfite abandi 100, we aba yifite icyizere ko azabakura. ngo nkongere mu mfite kuko narakubwiye ko mfite sheri, arambwira ati basohotse nanjye tugakundana, basukamuye amahirwe. Kuko numvaga mpaye amahirwe rimwe wenda nakora cyane. Wowe wari wiyizeye rero? Numvaga ngomba kumutsinda. Okay, arakwemereye ko mukundana kuri telefone nabwo, ariko iyo tuganiriye yari ari kunyikiza nabwo. Wari utaramukunda icyo gihe? Nabaga mbona nta ribi ryari umwana mwiza, ariko nyine hari ukuntu umukobwa nyine akunda umuhungu kubera kumwikiza cyangwa kugira atamubabaza. Akenshi niyo mpamvu kuko hari n'igihe cyageze nkajya mukatira nkabwira ati reka tubireke n'ubundi nawe ntabwo naho bizagera. Kuko hari n'igihe cyageze kuko nibwo yarakirangiza ari gupanga kujya muri kaminuza, nanjye nari ndi gupanga kujya muri kaminuza. Nkibaza abantu babiri batangiye kaminuza koko bizagenda gute? Kandi urabizi ko abakobwa baba bavuga ati nzashaka ryari. Iyo umukobwa asoje segonderi abatekereza ko niyo yakundana n'umuntu uri seri, ufite gahunda. Nanjye nibyo natekereza, rero nawe nkahita mbona gahunda zegera mu myaka 6 iri imbere. Agiye kwiga imyaka 3 ya kaminuza, yongeraho n'indi yo gushaka ubuzima. Nkahita numva ibyo bintu nyine biri kure, birahabanye cyane. Nanjye nkajya mbwira ati rero uracyari umunyeshuri, ibi n'ibi si byakora. Akinginga kongera nkagaruka, namukatiye nka kangahe 3 kabiri, ubwa 3 noneho mukatiye nawe ahita avuga ati okay basi nari ibindi arekuye. Wumvishe ubaye ute? Njyewe cyaranshimishije kuko mbere hose iyo nabwira ngo tubivemo nyine yarahatirizaga nkabisubiramo kugira ngo atababara ko mbona ko ashaka cyane ko tuba turi kumwe. Inshuro ya 3 mukatiye mbona we nawe yaratekereje avuga ati uyu mukobwa unkatiye inshuro 2 koko niba mukunda bagakwiye kureka akishima akabaho ubuzima bwiza. Nawe niko yambwiye ati ngiye ko nshaka ko wishima, reka mworere kuko n'undi gukomeza kuguhatiriza no kukubabaza no kukubangamira. Rero nibwo yahise afata umwanzuro ati reka mwihorere. We byaramubabaje cyane kuko ajya mbwira nyine ibyo yaciyemo nyuma, ako ngiye nahise numva mbohotse, ubwo abyemeye narabohotse nijya mu buzima bwanjye nyine bwose, kuko nyine narabohotse nyine navuga toke ubwo anbohoye reka twibere inshuti bisanzwe. Gate tubwira ibyo yaciyemo muri icyo gihe bagukatira. Ndabyibuka ni nk'icyumweru, icyo cyumweru cyarangoye kuko numvaga ikintu nshaka kuba ndi njyenyine tu, n'inshuti zanjye zikagerageza kuko hari inshuti ubwira akavuga ati byagenze uko, bakagerageza ibishoboka byose ariko wapi. Numvaga nshaka kuba kuko ndumva naramaze nk'icyumweru njyenyine mu nzu. Icyo cyumweru mwakimaze mutavugana? Icyo cyumweru cyashize tutavuganye, ahubwo bishobora kuba byaroroshye gato wongeye kumvugisha. Wagarutse umuvugisha nk'umukunzi we, nk'inshuti ye? Nk'inshuti, nyine nk'umuntu biraho ngaho umuntu
tutatandukanye nabi tutagize n'icyo dupfa nyine kubera ko nanjye impamvu namuhaga nabaga numva ndi mukuri nabaga numva ndi kumutakariza umwanya nkomeza gutuma nkunda cyane kandi n'ubundi hari igihe kizagera nkamubabaza rero nanjye ikintu ntashakaga nuko azababara igihe kimwe ntazi wenda nkaza nkambwira ati mfite undi musheri kuko n'ubundi nabonaga akiri umunyeshuri naravugaga ati ubu mbonye umusore uri seriye ufite umeze neza namwemera kandi mwemereye ntaramukatiye byamubabaza njyewe nkashaka ngo tubivemo hakiri kare abyikuremo nanjye njye mu buzima bwanjye none se ni ryari ubwo mwongeye kuvuga ngo murakundanye mugarutse mu rukundo ese mugaruka mu rukundo nanone waje noneho urufite rwanyarwo cyangwa nanone rwari urwo rwo kwikiza rwo kumugirira impuhwe ubwo dutandukanye icyo gihe haciyemo hafi umwaka amezi 11 mutarasubirana twaribagiranye nawe ngira ngo yari yaratangiye buri wese yarabonye undi mukunzi ku giti cye urumva naje kugerageza ngo ndebe ko namwibagirwa ariko ubundi bikanga kuko we yajyaga acishamo wenda nanjye nagiye ncishamo nkamwandikira cyangwa akamamagara nka rimwe mu mezi nk'3 cyangwa 5 numvaga mukumbena n'amamagara ariko niwe wakundaga kunyandikira ntabwo hacagamo nk'ibyumweru nka 2 atanyandikira ubwo nawe rero wabaga umukumbuye ujya ngiye ko nari nzi ukuntu ateye numvaga ko ari umwana mwiza nabaga mbona ntari biryamwe gatereka mwibagiza amakuru kuko nyine ntabwo kuko igihe gito twakundanye pe yakoze ibishoboka byose nk'uko yavuze ngo yabaga yumva yahatana ibishoboka yakoraga igishoboka cyose kugira ngo angumane kugira ngo anyereke ko ari umugabo wuzuye nyine yazaba umugabo nyine ufite inshingano icyo yaburaga ni kimwe cyonyine nuko nabaga mbona nyine ko nta bushobozi afite aracyafite igihe kinini cyo kwishakisha rero niyo mpamvu yonyine yatumaga mukatira kandi urabizi ko iyo umuntu atekereje amafaranga iyo umuntu atekereje ubuzima bwiza ahita avuga ati aha uzajye kurya ubusa ngo ni ibyo nyine tugira ubwoba usibye ako kantu konyine nawundi naramwibukaga nkavuga ati nyine ni umujama mwiza yaramfashije yanyitaye igihe twakundanye nta mpamvu nyine yo guterera iyo ngiyo niyo mpamvu nacishagamo gakeya nyine nkamwandikira urugendo noneho rwo kongera gukundana nyuma y'ayo mezi 11 yose mudakundana buri wese yarashatse ubuzima ku giti cye sibyo nawe warabonye umukunzi ku ruhande rwawe nyine ntabwo nkundaga nk'uko Gatete yankundaga ni nayo mpamvu no kugira ngo dusubirane ni njye nyirabayazana tubwire muri make naricaye ndatekereza nawe Gatete ko si ubundi ubu ko nabonaga nsaba Imana nyine ngo nzashake nyine nkiri mutoya we nicyo cyifuzo wari ufite nari mfite icyifuzo cyo kuvuga ngo nzashake mfite imyaka 23 iki gihe nari mfite 21 niba atari 22 naho batiseka imyaka mbona injyanye kandi nari narasenga ngo ati Imana izamfashe nzabana n'umuntu twakundanye twaryoshye ubuzima nyine tuziranye kwa n'umuntu gutyo gusa ibyo bibaho ariko njye si byo nifuzaga rero nibicaye ndabitekereza yego nafite umuntu dukundana ariko si yankundaga nk'uko yankundaga nubwo nyine ukuntu nabona we yari afite ubwo bushobozi yarabufite n'ikintu byose nashakaga yarabifite ariko nabonaga revo ankunda ukuntu afata keyama nabonaga nyine atari byo bintu nifuza yego nibuka nkubita agatima kuri Gatete noneho mpita mvuga ati noneho ubu imyaka mfite irimo iransiga imyaka nasabye Imana cyangwa iyo numva nshaka irimo iransiga mvuga ati reka nshyire ubwenge ku gihe n'icyo nshaka nibwo rero navuze ati ubu ngiye kujya nsenga buri munsi nsengera umuntu tuzabana narasinze nk'ibyumweru nka 2 mbisengera ko ngiye kuryama mbisengera ngiye gusenga mbisengera rero hari umunsi umwe n'undi nandi kubisengera nkajya nsengera cyane urukundo umuntu tuzabana zama ko numvaga kubera ukuntu najyaga mbona ingo zimwe na zimwe nyine nkareba ukuntu umuntu ashobora guhubuka rimwe agakora ikosa rimwe akabana n'umuntu akabaho ababaye ubuzima bwose kandi nta yandi mahitamo afite cyangwa ugasanga akoze divorce ibyo bikanera ubwoba ndavuga ati reka nsenge nyamara ntazicuza ko ngewe nyine ewana icyo kintu nicyo kintu cyamaburaga mu buzima yego rero nibwo nafashe umwana nawe gateka reka njye nsenga noneho nkajya nsenga nkavuga ati Imana izame umugabo nkunda nka Gatete
ariko utari we nyine ufite amafaranga ariko nkunda nka Gatete. urajya gusabira undi ugukunda gutya ahari. we nyine akiniga none hari umunyeshuri icyo gihe yigaga mu wa kabiri, noneho umunsi umwe sinzi ukuntu narebye kuri stati ye mbona yapositinze umukobwa, nari ndi muri bya bihe byo gusenga mutanumva, kandi narasengaga nkashyiramo izina Gatete nkavuga ati Mana wibuke uzankunda kuriya. Sinzi ukuntu narebye stati mbona yapositinze umukobwa yashyizeho utuntu tw'utugambo nyine wagira ngo baranakunda, akantu nyine agatima ko gufuha karazamuka, itamwoherereza akayimoji nyine karakaye, ahita avuga ati nasi ngo yaracyankunda, nkeka ko yabitekerejeho. Noneho njyewe nabaye nk'umuntu worosora uwabyukaga. Yego, uwo muntu mwarakundanaga we wapositinze? Yari yafushye biraho ngo ari ni umuhungu w'inshuti yanjye yari yagize anniversaire, yari ari kumwe na sheri we, yari ifoto turi abahungu babiri n'abakobwa babiri. Uwo sheri we rero yabanaga n'uwo mukobwa, tugiye mu ifoto mba ndi kumwe n'uwo mukobwa, undi nawe ajya na sheri. Nanjye wandikaho gute ko bikikurakaza se? Nyenge nibaza ukuntu byashajije bataranakundanaga. Njya kubipositinga nari kumwe n'uwo muhungu, hari imirandirimbo ya Aruto ira mu rukundo turifana, nari kumwe n'uwo muhungu kuko nzi ko yakundanaga n'uwo mukobwa, nandikaho ngo mu rukundo turifana. Cyangwa bikoze nawe kugira ngo murishe umutima? Urumva nanjye nabikoze, nta muntu nari mfite dukundana, nari nzi ko yagiye. Nishimishe nyine, wishimishe nawe umurishe umutima. Nawe rero namwandikiye narakaye, mpita mbona nawe atangiye kunsaba imbabazi ngo ntukuri ngo ntabwo dukundana, ngo sibyo nari nshatse gukora, aransobanurira, mpita numva agatima gasubiye mu gitereko. Nibwo rero yahise abona ko nshobora kuba nkimukunda, ahita yongera aramporopoza ati se watse tukongera tugakundana tukareba. Noneho icyo gihe nabyemeye ntazuyaza, nahise mvuga ati yo ko maze iminsi nsenga wasanga yari we wanjye, none se nkiye ko akora maze iminsi nsenga ese nishyiramo ko n'ubundi icyo nari maze iminsi sengeye Imana igikoze, ko n'ubundi sinari isanzwe mufuhira, nta kintu byari bimbwiye. Yanagize n'umusheri bamaze iminsi baratandukana nyine biranga, sinigeze mufuhira kuri uwo nguwo, kandi nari mbizi ko bakundana, yaranamushyize kuri profile. Ariko mpita nibaza uburyo mfuhiye uwo nguwo, mpita mvuga ati ibyo byose wenda kino ni ikimenyetso Imana imayesha, nahise mbyemera nihuta. Murongera musubira mu rukundo. Urugendo rwo gukundana bwa kabiri mwari mumaze igihe kingana nk'umwaka mutagikundana, byaraboroheye cyangwa byabaye bibi kurushaho? Byaratworoheye kuko buri wese nkeka ko ari amezi buri wese yaciyemo ari wenyine, nkeka ko yari ari kwiga. Urumva yaje akeneye urukundo, kandi nanjye naje nkeneye, naje nzi ko kubura umuntu ukunda ukuntu bibabaza. Rero nanjye nagarukanye imbaraga, nawe agarukana imbaraga, ntabwo byadukomera ahubwo byaroroshye. Nkeka ko ari amezi yari ari kutwigisha. Igihe nari nafashe umwanzuro, umuntu witwa wese uwo twakundanaga noneho we nahise mwihorera akajya nyine ese ko wabuze iki nkamwihorera nkambwira ati ndahari, kwa kundi umuntu agukatira nyine ubona ko adahari. Uwitwaga wese ko arimo aranereta bose nahise ntakongera kubandikira, nahise nyine mbata inyuma yahoye, ndamuvuga ati nkwiye gufata umwanzuro umwe tukajya tuganira hazaza hacu. Igihe mwari mwarabonanye? yahitaga aza kundeba. No muri ayo mezi twaratandukanye, namusuye nk'inshuro nk'ebyiri. Aransuraga kandi hari n'igihe yazaga atambwiye nkirakaza, nyine wabaga ubona ko harimo akantu nyine kadasobanutse tu. Noneho reka twihute tugere ku rugendo rwo kubana, kuko turi gusiganwa n'ikirere, murabona ko ikirere kimeze nabi. Ndashaka kumva story yanyu yo kubana ku myaka yanyu mikeya, wa muntu wabonaga ko bizagusaba imyaka myinshi kugira ngo abe yagira icyo gitekerezo cyo kubana nawe. Mbese byaje gute kugira ngo muhite mubyihutisha bibe ubu mukaba mubana, mukaba mufite n'umwana muri ababyeyi? Ukuntu byaje, urumva we yagarutse asenga, asengera umugabo we, ikimenyetso yaramaze kukibona. Nanjye arambwira ati noneho nubwo dusubiranye senga, kuko no kuva kera nanjye nakundaga gusenga. Ati senga
twebwe twemera ko Imana ivuga ati senga wenda hari icyo Imana yavuga cyangwa se yakurangira. Ndabyibuka ahantu nigaga nasohotse muri classe ndi kumutekerezaho baransohora. Narasohotse none umuyobozi aradufata atwiruka n'icyumweru tutaza kwiga. bari bagusoreye iki kuko wari kumutekereza? Nari nsohotse ndi kubitekerezaho ibintu turi gucamo, ibintu yansabye uri kumva gusengera. Icyo cyumweru rero icyo cyumweru njya mvuga ngo n'iki Imana yashakaga ko nanjye mfata ngasenga ubundi nkamenya nyine nanjye amakuru. Icyo cyumweru kibaye naravuze ati Imana ngiye gusenga, igihe nzajya numva nishwe n'inzara nibwo nzajya mfata amafunguro. Narasenze rero nanjye Imana igira icyo imbwira kuri we, ari nabwo yahitaga imbwira n'ubukwe kandi muri uwo mwaka. Muri uwo mwaka mwe musubiranyemo? Muri uwo mwaka twari dusubiranye. Muratwihanganira, umva ikirere cyatubanye ikirere, imvura itubana imvura. Murabona uko Sabrina yagiye ameze sikagarutse agarutse rwose, imbeho yamukubise kandi waje wimereye neza ne wadegaje. Umva ikirere cyatunaniye pe, murabona ko bwije, imvura yabyishe burundu ariko ntabwo iri butubuze kurangiza ikiganiro cyacu. Tugomba gukomeza ikiganiro cyacu ko ngewe rwose ndi excited yo kumva love story yanyu, kimwe n'abandi benshi batarayumva cyangwa se n'abayumvishe bashaka kuyisubiramo. Yego, twari tugeze rero, tugiye gukomereza aho twari tugeze. Twari tugeze aho wasenze mu cyumweru bari bakwirukanye ku ishuri, ukagenda ugafata umwanya gusenga, Imana ikakubwira ku bukwe. Yego, aho ngaho bariho dukomereza. Nyine nk'uko nari nabivuze, nafashe umwanya ndasenga nk'uko nari nabivuze, nabwiye Imana ati mfasha aya masengesho cyangwa se mfashe umwanya ndi kumwe nawe, igihe nzajya numva umwuka ushize nibwo nzajya mfata amafunguro. Rero nibwo Imana yagiye imbwira ibintu byinshi, imbwira iby'ubukwe, imbwira ibyo nzahura nabyo mu bukwe. Intambara zose twagiye duhura mu bukwe n'ubundi nari nziteguye, niyo mpamvu zitigeze zinyeganyeza ngo ndeke ibyo nari ndimo, kuko byashobokaga ko nari kubereka bitewe n'intambara twari turi gucamo, ariko Imana yari yabivuzeho mbere, nicyo cyankomeje. Rero ivuga iby'ubukwe na madamu aho yari ari, imubwira iby'ubukwe, nuko nk'uko umushinga w'ubukwe watangiye. Mwese mbese mwarasenze muhuriza ku kintu cy'ubukwe, none se ntawe bivuganye n'undi? Twajyaga kwicara tugapanga kubera ko twari twarafashe umwanzuro wo gusubirana. Twari twarapanze ko tuzabana muri 2024 arangije kwiga. Kubera ko n'undi yari busoze yarazigiye azasozeza, twahita tubishyira nyine muri 2024. Twarapangaga ati wowe tuzahita dukora ubukwe, ariko icyo gihe we ku giti cye baramubwiye, nanjye noneho babimbwira ahantu nyine bitandukanye cyane. Njyewe Imana imbwira ubukwe, irambwira ngo nzakorera ubukwe muri uyu mwaka, irambwira ati nyine irambwira ngo niyo nyine izabyikorera. Iratubwira ati ni njyewe uzaba ari umuterankunga w'ubukwe bwanyu. Yego, icyo yashakaga kutubwira ni uko ariyo yonyine tuzareba, muzabona muri icyo gihe, tutazagira ubwoba bw'ubushobozi cyangwa ngo tubone nta muntu uri kudushyigikira ngo tugire ubwoba. Nyine yaraduteguye. Ubwo icyo nise nibaza aho ngaho, urumva wari ukiri umunyeshuri muri icyo gihe, Imana yakubwiye kuri bukore mu bukwe, wari kuba utararangiza kwiga. Nawe nta kazi wari ufite. Mu by'ukuri ntago mwagize impungenge cyangwa mugire doubt, nyine mugire ubwoba kuri icyo kintu mugiye kwinjamo, kuko ubukwe mu by'ukuri ubukwe si umushinga ukomeye, kuko ushobora kubona n'amaboko agufasha, ariko urugo muri rusange ntago rwari rubateye ubwoba nk'abantu bakiri batoya, abana bakiri bato badafite n'ubwo bushobozi buhambaye, muracyari abanyeshuri, ntago mwe mutewe ubwoba n'icyo kintu mugiye kwinjiramo? Oya, nta bwoba twagize, kuko ukwizera kwacu kwaduhamirizaga ko Imana n'ubundi uko izakora ubukwe,
kuko yanatubwiraga n'amakuru ari nyuma y'ubukwe ntabwo yatubwiye ku bukwe ngo irekere yatubwiye na nyuma y'ubukwe niyo mpamvu tutagize ubwoba kuko iyo uri kumwe n'Imana ntabwo uba ufite twinjiye mu rugendo rw'ubukwe rero mumaze kumva ko mugiye gukora ubukwe ni ikintu mwifuzaga mwembi urugendo rw'ubukwe bwanyu no kubana abantu bari bwumve utuntu tuvuga ni imvura n'ukuri yatunaniye pe yatunaniye niri kuvuga ku mabati mwihanganire sound ariko ndibaza ko bari buze kutwumva turongera ijwi cyane urugendo rw'ubukwe rero ntabwo rwari rworoshye kuko nari ndi kubibabwira ko ari iby'Imana yatubwiye mbere n'ubundi yatubwiye kuri ayo makuru madamu yabivuzeho yatubwiye ko ari izakora ubukwe ariyo mubyeyi ariyo nshuti donc twe twateguye ubukwe cyangwa se twafashe umwanzuro wo kuvuga ngo tugiye gukora ubukwe nta n'amafaranga dufite habe n'igiceri cy'ijana twe twaricaye ubwacu turi babiri turavuga ati reka tujye mu mushinga w'ubukwe twese twizeye icyo Imana yatubwiye ku ruhande rwe yaramusanze ku ruhande rwanjye aransanga turavuga ati kubera iki tutabikora gusa twe twizeye ko izakora ikoreye mu bantu gusa twe twizeye ko izakorera mu bantu ntabwo Imana ntabwo imanuka yo direct ikorera mu bantu gusa abo twari twizeye ntabwo nyine badushyigikiye ariko ubukwe bwarabaye ubwo ikintu nibajije aho ngaho muri abana batoya bakirerwa n'ababyeyi ku ruhande rwawe na Sabrina naratubwira ku ruhande rwe ugenda ukicaza ababyeyi bawe ukabwira ngo ndashaka gukora ubukwe nicyo gisubizo baguhaye ntabwo babyumvise kuko baravugaga ngo mbanze ndangize kwiga kuko urumva haburaga umwaka umwe mutoya banza urangize kwiga tuzagufasha nyuma yo kwiga basi tugukorere ubukwe ushaka ariko nanjye nkavuga ni oya ndashaka gukora ubukwe ubu nonaha kuko hari icyo nari mbitse ntabwo bigeze babyumva rero nta nubwo bigeze banataha ubukwe oya sha ababyeyi bawe bose wakoze ubukwe nta mubyeyi wawe uhari ariko gusa nyine hari famiye zari zihari famiye zari zihari nabwo bake ku wowe ku ruhande rwawe babyakire gute ariko bajya kubimbwira nari ndi kumwe na mama Imana ijya kubikubwira nari ndi kumwe na mama mama we rero ikintu yiyumviye n'amatwi ye ahita agifata uko nkuko mama we ntabwo yigeze angora ni n'umwe mu bantu badufashije iyo yabonaga nyine twasaze twumva intege zacu kandi hari n'igihe ngewe n'intege zacikaga bitewe n'ukuntu nabonaga ibintu bikomeye nkabivamo ngateka reka n'ubundi ndacyari muto nzaba nkora ubukwe mama rero akansuzamo imbaraga akambwira ati Imana yazabikora njye rero mbivuga muri famiye yacu barabyanze nabo barambwira ati ntabwo bishoboka baracyari abana barambwira ati ntabwo mwabona ukuntu mubaho ese bakajya bambwira ati se uwo mwana w'abandi ugiye kumutesha amashuri ugiye kwiga akaza akita ku muryango akita ku mwana akita ku mugore urumva azashobora kwiga nta n'akazi mufite gusa nyine impamvu baduhaga zarumvikana cyane nanjye nkavuga ati niseka Imana ko yabimbwiye kabimubwira ni iki cyatuma duhagarara kandi nyine hari igihe Imana ishobora kukubwira ikintu iyo ifite uko izabigenza n'ubundi kuri abizi ko ntabwo tuba dukwiye kwizera abantu kuko Imana itabishatse umuntu yabuterana ariko nanone iyo Imana yabishatse umuntu ushobora kumugiraho umugisha udasanzwe rero Imana kuko iyo yavuze ikintu ibizi iyo inzira iri bubicishemo hari n'igihe itakoresha umuntu watekerezaga igakoresha umuntu utazi igakoresha umuntu utanakekaga rero twebwe dukomeza kwihangana dukomeza gusunika tugasunika ngiye akaba ari igihe bangira inama nkajya guhagurukaho ibintu bambwiye byanyinjiyemo ibintu by'ubukwe wabyumvise nkataha nkagenda nkabwira bose nabanga ati rero bikatureka n'igihe batubwira ngo dukore umurenge gusa nkateza ngo njyewe nkore umurenge gusa abandi bana bakora ubukwe bwiza ubu njyewe nkore umurenge gusa ahubwo avuga ati ibyo byo ntabwo bishoboka gusa bajyaga banga gukora umurenge gusa ku ruhande rumwe nkabyumva avuga ati twakora umurenge gusa
nta cost nyinshi ubwo tukazaba tubukora tumeze neza ariko nanone navuga ati ariko umuntu wazabona mbana n'umugabo narakoze umurenge gusa ntawe kandi twangura umukristo kandi ndavuga ati ndakomeza kuvuga ati ariko Imana yaravuze ko izabikora ivuga ko izankorera ubukwe bwiza rero reka nkomeze nizere Imana gusa iyo hataza kuba ijambo ry'Imana njye nari kubivamo iyo hataza kuba imbaraga z'Imana yanyuze njyewe ukuntu niyizi nako narabivuyemo narabyora ariko Imana yakomeje kudutiza imbaraga barakomeza barabyanga dusubira invitation batabizi batabishaka bamwe banga kuzitanga ubundi invitation za save the date yasohotse batabizi babona ibibagoyeho ko n'undi ntibashakaga kubyumva batugira inama yo kubireka babona save the date yasohotse hashingiye na invitation yasohotse twebwe tuziha abo dushoboye kuzihereza abandi bo mu mafamiye rero ko batabyumvaga turabihorera rero bo bari bazi wenda ko hari igihe kizagera tukabyumva mukabivamo babona iminsi mike yasigaye twebwe tugikomeje noneho nta n'ikintu na kimwe noneho kirajya ku murongo ahantu ho gukorera tutararangiza kubishyura nta kintu niwumva ngo gupanga ubukwe udafite n'ijana udafite na support agufasha kandi abo bantu babona ko bishatse bagufasha ko umuryango munini ntago wananirwa gufasha niyo nta n'igiceri baba bashyizeho ntago wananirwa kugufasha ariko Imana igenda iciza mu buryo utazi sinzi ukuntu byagenze kuko iyo hari ukuntu nyine nk'umuntu aba ashaka ngo tumusobanurire ati amafaranga mwayakuye kandi twarakoze ubwo nanjye ubwo nicyo kibazo ndi kwibaza hari igihe nk'umuntu natwe tubaza twumva se twayakuye hari yandi bikaducana natwe natwe turicara tukareba kuko byagenze bite gusa hari ibintu byageze ku munsi w'ubukwe pe nta kintu na kimwe gihari nanjye narize naho genda kuvuga ati Imana uransebeje hejuru y'ibintu wavuze uranze kuko umunsi uko wageze na decoration tutarayishyura gusa twarabinginze twavuga ati basi mwebwe muzi muyikore ntago basi mureke simutume twinjira tutarabishyura ariko muze muyikore kuko twumvaga tugifite icyizere ko no ku munota wa nyuma wumvaga se ari buve icyizere cy'Imana gusa to ntabwo mbizi gusa twumvaga ko ku munota wa nyuma Imana yakora kuko hari ibyo yari yakoze mbere ibisigaye nabyo izabikora ahantu twakoreye ko twakiriye 600 kuko njyewe n'ubundi nta mafaranga twari dufite nta n'amafaranga yo gusevinga twari dufite urumva nta kugenda umuntu yego batubwiraga ngo dukore umurenge gusa kugira dukoresha amafaranga make babonye iby'ubukwe tubyanze bavuga ati basi mukore umurenge gusa umurenge gusa nawo ayo mafaranga y'umurenge gusa ntayo twari dufite kandi ari ukwakira abantu bakeya kugura wenda ikanzu ibintu biri aho ngaho ukibaza niba nayo umurenge ntayo mfite nta n'ijana nta n'ahantu uteganya byubura kuvuga ngo umuntu araguha amafaranga ubwo ngubwo kuki wacika intege Imana niba tugiye kuzadukorera ubukwe reka kwa kariyo izabikora tureke kuyisaba bikeya njye ndavuga ati Imana niba rero wavuze ko uzabikora njyewe uzankorera ubukwe bwuzuye kandi bwiza wenda dote niyo itabayeho kubera ko ntabwo twakora dote tudafite n'abantu b'abasaza nyine babyinjiramo ngo babikore ariko reception yarabaye igenda neza mujya no mu rusengero igenda neza kandi ahantu twakoreye twagombaga kwishyura 600 Imana yageraga gucenza tukayishyura ariko twagejeje habura nk'umunsi umwe cyangwa ibiri tutarangiza kuyishyura twarangiza kwishyura ku wa gatanu turi ufite ubukwe ku cyumweru decoration yo twayishyuye uwo munsi kandi nabwo yishyuwe n'abantu batangiye kuza gusa benshi ntabwo bigeze bamenye ibyabaye noneho imyenda yo y'abageni noneho n'abafiye n'abagariso wabashatse benshi bakaza nta myenda ihari ukavuga ati nawe ndabasobanurira iki ko wari bunini imyenda sire mutarayishyura tutarayishyura bayitwimye abakobwa n'abahungu barabaharaje barabashyuhije nanjye ikote nambaye naribonye saa 3 ubukwe buri saa 5 abakobwa bo narabareba none se ubwo ngubwo wari wicaye aho ngaho wizeye iki mu by'ukuri udafite n'umwenda uri bwambare oya aho ngaho nahagiye umwenda amaze kuwubona
oya nyine aho wari uri hose uzi ko ufite ubukwe saa 5 bigeze izo saha nta mwenda ufite nayo nkomeje kwizera Imana. wow mufite kwizera gukomeye. Kwa gatandatu n'injoro nararebye muri kwa gatandatu hageze hakiri ibibazo byinshi kandi n'amafaranga menshi shagarinda karanyishe ndarira ndavuga ati Mana njyewe ubukaganye n'ubutagenda neza ikintu cya mbere nzakora nzaba umupagani nzagenda hariya nkorere satani nivuye inyuma Imana itanara ndakubwiza ukuri kuko ariyo yari yarabivuze yarangize bikize ndavuga ati Mana ntabwo wambwira ibintu nk'ibi nta n'ikintu mfite kiri kunyirukansa nari kwitonda nkazakora ibintu nyuma njyewe wowe ijambo ryawe rikanyihutisha wazikansebye nzahita mba umupagani njya gukorera satani kuko waba warambeshye nijoro nibyo naraye ntekereza mu gitondo kuwa gatandatu yarampamagaye ari kurira arambwira ngo dutoroke twigendere ariko umurenge twe twakoze kuwa 4 mutoroke mwigire hese nyine yabonaga nta kintu gihari kiri ku murongo aravuga ati n'ubundi ko nta bukwe buhari twigendere abantu batubure. None se mu by'ukuri mufite kwizera gutangaje sibyo abantu bafite uko kwemera nuko kwizera ni bake cyane ariko ikintu nibaza ahangaha uretse iryo jambo ry'Imana mwagenderagaho mu by'ukuri mwebwe hagati yanyu mwumvaga nyine kubana bigomba kwihutishwa nk'urwo mbuziko mbisobanura nk'ako kanya nyine bigomba kwita byihutishwa ntabwo bigomba gutegereza wenda mu mubanze mwisuganye mushaka ubushobozi niki cyaba motivaga kwirukanisha uko kubana kwanyu nkuko twe twabibabwiye twebwe Imana itubwira yatubwiye ko igiye kudukorera ubukwe muri uwo mwaka twe turi mu mwaka ushize n'ubundi step ati nzabakorera ubukwe kandi muri uyu mwaka rero twebwe ikintu cyaduhaye kwizera cyangwa se cyaduhaye kwita tuvuga ati iby'Imana yavuze irabisoza nuko n'ubundi twari tuyizeye twumvaga ko itatubeshye icya mbere twarisuzumaga njye na madamu tukavuga ati nimba muri iyi si nta muntu udakora ibyaha nta ntungane ibaho ariko umuntu arimenya tukavuga ati ko nta kintu twagucumuyeho ni iki cyatuma waba waratubeshye cyane ibyo twakundaga kwitekerezaho wenda tubona ari ibintu bitari kugenda neza twebwe icyatumye twihutisha ubukwe nk'uko twari twabibabwiye njye na madamu twabipangaga muri 24 hari Imana itubwira ati nzabakorera ubukwe muri uyu mwaka turavuga ati n'ubundi umugambi wacu ni ubukwe reka twizere Imana ariko icyo madamu yari yavuze hari abantu wenda bajya batwumva nabi bakumva ko twasuzuguye ababyeyi cyangwa iki ababyeyi ibyo batubwiraga twarabyumvaga ijana ku ijana ariko natwe twagumye mu kwizera kwa ntabwo twari kwitesha amahirwe sinasi Imana ikubwiye ngo uragukorera ubukwe wakitesha amahirwe wiboneye umugabo mwiza wishakira ubundi cya mbere cyo twarakundanaga ubukwe twarabupangaga ariko noneho twebwe tugize amahirwe y'uko Imana itubwiyatira budukorera yego ikintu kibazo cyabayemo nuko Imana hari Imana ikubwira ikintu bikaba mu ntambara nyinshi ariko kikaba ikindi twatekerejeho naricaye turaganira turavuga ati ubundi kubera iki Imana yaba yavuze ngo ngiye kubakorera ubukwe muri uyu mwaka abandi bakaba bari kuvuga ngo mubanze murangize kwiga dusanga wakubahane dusanga iyo tutabukora wenda icyo gihe tugafunga nk'umutwe tukavuga ati Mana buretse ushobora no byari gushoboka nuko tutanabana wenda nkahita mpura n'undi muntu cyangwa nawe agahura n'undi urukundo hagati muri izo ntambara rwanyu rwari rumeze gute ndashaka kumva iyo shusho nyine y'abantu bari guca mu ntambara nimwe mwenyine babiri mumeze nka rimwe mwenyine babiri mu isi yose mu bantu bose babagaragiye nta mubyeyi ubumva nta nshuti nta muntu n'umubumva abantu bakuru yego buri wese arabafata nkaho nyine ibyo murimo bamwe bumvaga ko twanasaze mwasaze ndashaka kumva iyo bond mwari mufitanye hagati yanyu muri icyo gihe muri izo ntambara n'urukundo rwanyu ko rwari rumeze twebwe urukundo rwacu muri icyo gihe nta kintu na kimwe rwahungabanye ahubwo ni naho rwakuze cyane kuko nk'uko madamu yakunze kubivuga nibwo yabonye ko ndi kumurwanirira nanjye mbona ko ari kundwanirira ahubwo urukundo nibwo rwakuze ikindi twaravuze ati ubwo turi kumwe n'Imana ubwo nyine
uko bimeze ubwo nyine izabikora uko ibishaka ubwo nimba ari uko yemeye ko tubicamo reka twihangane tubicemo icyo tuzi neza tudashidikanya ni uko ubukwe buzaba ubukwe burabaye nyine buriya yego tugira ababyeyi tugira inshuti tugira abavandimwe ariko Imana niyo ya mbere mu buzima bwacu niyo waba ufite mama wawe ugukunda niyo yaba ari umugabo wawe n'umugore wawe n'umwana wawe wibyariye ntabwo wemerewe kurutisha Imana rero niyo mpamvu Imana hari igihe tubwira ikintu iyo izi impamvu yacu twebwe ntabwo tuba tubizi kandi ni neza yacu buriya abantu baba bafite uko babyumva n'Imana nayo ifite impamvu ishaka gukora ibyo rero hari igihe abantu bagufata nk'umusazi bakagufata nk'umuntu utazi ibintu urimo ariko finally baza kubona nyine nk'ubu ubwana bakabifata nk'ubwana bakabifata nk'urukundo ati urukundo rwagurumanye gusa ubundi finally baza kubona impamvu yabyaye ubukwe bwarabaye burarangira bugenda neza cyane yari yanatubwiye ati ngewe nzabakorera ubukwe ntimugire ikibazo kandi ubukwe buzarangira mwese mwishimye kandi mwarishimye ahubwo biringije nyine ukabonaga ko turi buseberemo ntabwo twasebye nk'uko nakubwiraga ko abantu bari kutwambarira baje basanga nta myenda yabo ariko nta wigeze amenya ngo byagenze gute noneho hari ukuntu Imana nyine ikora ibintu kugira ngo ibajijishe haba habuze urufunguzo rw'icyumba kimwe naho tutatubabwira ati kugira batuze tukajya tubabwira ati imyenda bayifungira mu nyuma hariya ariko urufunguzo ntiruboneka cyangwa bakabona icyumba cy'umuryango imyenda iraboneka noneho twebwe twagiye mu rusengero imyenda itaraza ariko imyenda njyewe nayibonye umutima wambuye tugiye kwifotoza ubu njye nakora ubukwe batanyambariye n'ababizi uburyo abakobwa baba bashaka ariko Imana nyine irabikora nicaye aho ngaho itanga amafaranga bahita bajya kuzana imyenda ako kanya mu rusengero tubona abakobwa n'abahungu bambaye kandi bose dekorasiyo n'imyenda ubundi byishyuwe mu bukwe bwatangiye wow dekorasiyo yishyuwe turi mu rusengero n'imyenda yishyurwa turi mu rusengero dekorasiyo yishyuwe mbere ho gato ko nubwo bari kwemera ko abantu binjira ariko Imana yabikoze ku buryo nta n'umuntu wigeze ubona n'abantu harimo n'abari baje kureba bavuga ati reka tujye kureba abana uko basebye nta n'akantu n'aka na gato ahubwo batashye bumiwe bamwe baduhamagara batubwira ati mwana muracuragura mubigenza gute ikindi cyari gishekeje famiye za kure ntabwo zumvaga ukuntu ngiye gukora ubukwe baravugaga ati uko byagenda kose ni nk'umuntu mukuru ufite amafaranga baje kureba madamu ni umukecuru basanga ni agakobwa keza cyane kari aho ngaho umva Mana we yamvura twari turi kuri park y'ubukwe ariko hari ubundi buzima nyuma y'ubukwe ubukwe ni cya kintu kiba umunsi umwe kikarangira ubwo buzima bwa nyuma y'ubukwe ntabwo bwari bubateye mwari mukigendera kuri rya sezerano ry'Imana cyangwa mwagezeyo nabwo birabacanga wenda hazamo izindi ntambara oya n'ubundi na nyuma y'ubukwe twagendeye ku isezerano Imana yari yaraduhaye gusa nyine iyo uvuye kuri esikariye imwe ugiye ku yindi uhura na challenge izo challenge rero twazibanyemo na madamu nizo tutikomeje guhura nazo turacyari kumwe ariko Imana muri kumwe pe kuko mutigeze mwisuzugura izakomeza namwe kuba ntabwo twayisuzuguye ntabwo twari kubikora twemeye guhara ibyacu kubera Imana ese Sabrina ntabwo wari ufite wenda uvuga ati uyu muntu aracyari umunyeshuri nanjye ndacyari umunyeshuri noneho mumaze no kubona ukuntu imiryango yabatereranye muri ubwo bukwe bwanyu mu by'ukuri ntabwo wavuga ngo nitugera mu rwari icyo bazadufasha ntabwo wari ufite ubwo bwoba bwo kwibaza ukuntu uzabaho wari wimereye neza mu rugo udahangayikishwa n'icyo uri burye naho uri buryame ariko ugiye kujya muri ubwo buzima mbwira ubwo buzima wari ubwiteguye gute nari mbwiteguye nari niyemeje nyine ubwo kujya mu rugamba kuko twakoze ubukwe tudafite n'ahantu ho gutaha byose bikemuka nyuma bwije turakomeza ubwo buzima ariko ntabwo Imana yagiye ibana natwe yigaragaza ntabwo twigeze dusabiriza ntitugeze tujya ku mpande n'ibyatubayeho byose twarabifatanyije nta muntu twagiye kugora usibye ko n'abakora ubukwe bwiza n'abakora ubukwe bataraciye muri ibyo byose hari igihe
ushobora kugera mu Bahura na bihe bibi challenge, muca mu bihe bibi kandi batameze nkatwe twakoze icyo batabishaka Yego. kandi bo barabikoze iwabo babishaka kandi bagera mu rugo ubukene bukabica ibintu bikanga bagahangayika ariko twebwe ahantu ibintu byinshi Imana yagiye twigaragariza twagera ahantu tubona birangiye tugoye Imana igashingira kugeza n'iyi saha ntabwo nakubwira wenda ngo ibintu ni byiza ntabwo nakubwira ko Imana yadutereranye mu bintu byose kandi n'ubu ngubu dufite icyizere ko hari igihe kizajya n'umuntu akajya kureba akavuga ati burya bwose Imana irakora reka dusoreze aha ngaha tubikore nka parti ya mbere sibyo noneho mbasabe muzagaruke muri parti ya kabiri iyi yari urugendo rwanyu rwo gukundana kugeza ku bukwe tuzakore parti ya kabiri noneho y'ubuzima bundi bwa nyuma y'ubukwe mwaje kwibaruka muba ababyeyi nabwo n'ubundi buhamya ndabizi neza Sabrina afite byinshi yatubwira kuri urwo rugendo kubera ko n'imvura yatuvangiye reka dusoreze aha ngaha ni ukuri ndabashimiye cyane n'ubu ngubu sindi kubamenyera njye ndabara simbamenyere murashimishije mufite byinshi mwakigisha urubyiruko mufite byinshi mwakigisha n'abantu bakuze babandi bavuga ko nta rukundo rukibaho ngo urukundo rwarapfuye ngo ibiki ariko mu rubuhamya bwigendera reka mbashimire cyane dusoreze aha ngaha parti yacu ya mbere ndizera ko muzagaruka nongera kubatuza ndabashimiye cyane tuzagaruka muri parti ya kabiri tureba n'ibindi munatwigisha n'urukundo muri make urukundo ni iki twibera mu rukundo natwe mutwigishe kuko rwose hari benshi bakeneye kumva ubuhamya nk'ubwo kugira ngo bugaruriremo icyizere ndabashimiye namwe mwese twari tubanye mwabibonye ko rwose ntabwo ari ibintu byatworoheye ariko tuzagaruka muri parti ya kabiri Sabrina na Gatete bafite byinshi bazatubwira ndizera ko namwe muzabatega amatwi ariko tutaragenda mufite YouTube channel yego mwanze mutubwiye YouTube channel yanyu turaza no kwipininga baze babakore subscribe nukuri mujye gukora subscribe mana yanjye mugende umva yego abantu munkundire ni ikapu kuko rwose ikapu ngewe umva sindi kuyihaga ntabwo mbahaga pe mutubwiye YouTube channel yanyu bakore subscribe bajye bareba Izabayo Andwell indi ni ka kamenyetso ka Okay, baraza kwipininga muyirebeho ikindi twarigerageje kuvuga abantu mufite ibikorwa mushaka kwamamaza mutubwiye tubamamarize dushobora kukwamamariza dukoresheje YouTube channel dushobora gukoresha iyacu cyangwa tugakoresha iz'abandi izo musanzwe muzi mukunda dushobora gukoresha kuvuga dushobora gukoresha amafoto video icyo mushaka cyose abashaka ko tubamamariza gutya nashaka umwe ntari amafaranga ariko cyane couple igorata Gatete umva abacanye ku maso nasi bamamagaye nyine nakunga kugenda oya ntibazagwamagara wenyine ariko kuki ugenda wenyine ufite urubavu muri babiri nibyo byiza kuko rwose mushimishije muri babiri yego n'umwe nawe nta kibazo ariko nyine nka couple ni n'ibintu tutamenyereye cyane mubahereza ibiraka babamamarize umva kandi muzaba muri akuntu ibintu byanyu bipostinga Gatete harya wize iki Gatete nizi by'ubutaka and administration and management ubu se nta bantu mu turere na hehe bakeneye abo bantu barahari pe Gatete mu muhakazi yarize umva n'umwana mwiza ntangiye kumutanga ariko umugore yamudutake n'umwana mwiza umuntu uri poli sibyo umuntu wenda nk'urugero wamushyira nko muri company ye cyangwa wamubwira ati ngiye bino bintu ndabigushimira yego azabyitwaramo neza ariko nawe baguha akazi nawe babaha akazi muri rusange mukomeze mwibere mu masezerano y'Imana mukomeze mwibere mu buryohe bw'urukundo sibyo njye nicyo mbifuriza ndabifuriza urukundo rudashira umva ruhoraho iteka n'iteka mbese mubera abandi urugero babandi birirwa bavuga ko nta rukundo ruhari babandi birirwa bavuga ko urukundo rwashize babarebereho babone ko urwo rukundo rugihari yego ndabashimiye rero murakoze cyane mukomeze kugira ibihe byiza Imana ibarinde bizu.